Amagambo tuganiraho uyu mugoroba nahaye umutwe uvuga ngo gusohoka mu bimenyerewe cyangwa se sortir de l'ordinaire mu gifaransa. Haleluya. Itangiriro 5:21 tugeze kuri 24. Haravuga ngo Henoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Yesu ashimwe bajya bagera ku bisekuruza bakahasimbuka. Henoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Kame mu Henoki na Metusela nta kuntu utabamenya. Wimuwe n'Imana nta kuntu wamusimbuka. Henoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365, kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Haleluya. Uyu mugabo yakundanye n'Imana, Imana iramwimura. Imana kudukunda ni bisanzwe, siko bimeze inshuti z'Imana. Imana iradukunda pe. Umva n'abataratangira urugendo rw'agakizira bakunda. Imana ni urukundo. Haleluya. Ikintu gitangaje ku buzima bwa Henoki suko yakunzwe n'Imana kuko Imana iradukunda, ariko Henoki ashobora kuba yarakundanye n'Imana, ubwe yarakunze Imana, Imana bikayinyura ngo ikamwimura. Ikintu gitangaje Henoki ntago ari waramye imyaka myinshi mu bigihe cye. Unusoma muri iki gice uraza gusanga bamaze 800, abamaze 100 ngahe. Henoki yamaze ingiyi 365, ariko Bibiliya irambwira ngo agendana n'Imana, hanyuma ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Haleluya. Nta zindi detaye baduha ku buzima bwa Henoki, ariko ntekereza ko umutima wa Henoki wanejeje Imana. Niba navuga ngo Imana bikayirenga, yego ntirengwa n'ibintu, ariko byanyuze Imana, Imana iramwimura. Haleluya. Aba bantu ni abantu bavutse kimwe natwe, n'abantu bambaye inyama n'amaraso kimwe natwe. Birashoboka ko natwe twagendana n'Imana tugasohoka mu bimenyerewe. Haleluya. Ntinye kuvuga ngo ikatwimura, urumva nyine kwizera ntikugeza aho ngaho, ariko birashoboka ko wanezeza Imana ikaba yakwimura, nta wamenya. Hari umuntu byizeye? Haleluya. Gukunda Imana kwacu niko gutangaza umutima w'Imana. Imana iradukunda ibisanzwe, uretse kugira n'inshuti, ariko kuyikunda kwacu twebwe gukunda Imana bitangaza Imana. Iyo dukunze Imana n'umutima wacu wose, bituma Imana idusohora mu kivunge cy'abantu bamenyerewe, cy'abakristo basanzwe, reka bariko tubita. Imana yacu tugire neza. Gukunda Imana kwacu ni ukuhe? Ni ukwinjizwa mu buzima Imana ikubera ubutunzi bukurutira ibindi bintu byose. Haleluya. Biroroshye kubivuga ku munwa, biroroshye kubiririmba, biroroshye no kubibwiriza, ariko kubivamo ni ikindi kintu. Nuvuga ngo iyo mvuze ngo Imana ndayikunda n'umutima wanjye wose, ni hahandi Imana yambereye ubutunzi buruta ibindi bintu byose. Mu magambo ntitwabimenya, ariko iyo tugeze mu bikorwa, iyo hagize igihungabanywa, iyo hagize ikindi kintu kinshaka, uburyo ngisubiza, uburyo ngifata cyangwa ncyakira, nibwo bugaragaza niba nkunda Imana koko kandi cyane. Haleluya. Rero gukunda Imana kwacu si ikindi, ni ukwinjizwa mu buzima Imana ikubera ubutunzi, ikakurutira ibintu byose atari mu magambo. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13:44, ndibaza ko muhazi Matayo 13:44, harambwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura cyangwa se kugurisha ibyo yaratunze byose ngo abone kugura uwo murima. Ubwo nibwo bwami bwo mu ijuru. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'ikintu cy'agaciro gihishwe mu murima, umuntu yakigwaho akongera akagihisha. Igituma gihisha si ikindi, ni ukugira ngo atagira umuntu kimutwara. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo umuntu yakigwaho akongera akagihisha, maze akagenda yamazwe n'ibyishimo. Haleluya. Hari umuntu wamazwe n'ibyishimo ku bw'ubu bwami. Iyo uwo muntu yanyuzwe n'ubu bwami, biragaragara, ibyishimo biramumara, umunezero uramwuzura. Ntabwo ari ibi bintu byo kugenda dukonje mu bukristo tukagenda nkaho tudafite Kristo muri twebwe. Haleluya.
uyu muntu ngo iby'ubwami bw'ijuru yabigeranya n'ikintu cy'agaciro gihishwe mu murima, umuntu yakigwaho akongera akagihisha maze akagenda yamazwe n'ibyishimo ku buryo agurisha ibyo afite byose akagaruka kugura wa murima. Oh haleluya! icyo mu bwami bw'Imana bukakubera ubutunzi bw'igitangaza, ukamarwa n'ibyishimo by'uko ufite Kristo gusa. Imana yabiduhaye muri iki gihe cyacu. Iyo twisuzumye dusanga tunezezwa n'ibintu bisanzwe binezezwa abantu badafite Kristo. Iyi Imana yaduteye akantu hano umufuka, iyo yaduhaye ka promotion mu kazi, iyo twimutse mu nzu iciriritse tukajya mu ikomeye, twicwa n'umunezero. Ariko haracyabaho abakristo bashobora kumera nk'uyu muntu ngo akagenda yamazwe n'umunezero, nta kindi yarabitewe n'ubwami bw'Imana. Haleluya! umwami Imana tugaruremo muri ibyo bihe byo kuryoherwa n'ubukristo, bwo kuryoherwa no kuba naramenywe na Kristo, bibera umunezero uruta ibintu byose by'isi natunga. Oh haleluya! ubwami bw'Imana bukeneye abantu bameze gutya. Navuze ku mutwe ngo no gusohoka mu bimenyerewe. Aba bantu rero bimurwa bakamera nka Henoki, bagasohoka mu bukristo bumenyerewe, bagasohoka mu bukristo bwo guterana no kuba twakora imirimo mu rusengero no kuba twakora ibi byose dukora. Nabyo ni byiza, ni n'intambwe, ntabwo ndimo kuyigaya. Turaruta batabikora, siko bimeze. Turabaruta baticaye aha ngaha, turaruta batagira umwanya wo gusenga, turabaruta, ariko ntibihagije. Yesu ashimwe. Abantu bashobora kwimurwa, abantu bashobora gusohoka mu bimenyerewe, Imana yabareba ikagira ikintu ikorana nabo ku buzima bwabo. N'abantu mu bwami bwo mu ijuru bwabereye ubu butunzi. Haleluya! barabubonye buzurwa n'umunezero, bibatera kugurisha ibyo bari bafite byose. Kugurisha si ukugurisha amazu n'ubutunzi, oya, ni ukugurisha buri kintu cyose cyantandukanya na Kristo. Haleluya! nkigiza y'icyaha, nkigiza y'irari, nkigiza y'ububi, nkigiza yo kuvuga nabi, nkigiza y'urugwangano, ngo bitantandukanya n'ubu butunzi nabonye. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Abantu rero bimurwa bakabana n'Imana muri ubu buryo budasanzwe bw'umwihariko, ni abantu bagurishije byose. Iyo turebye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 24 kugeza kuri 26, urwandiko rw'Abaheburayo 11 24 kugeza kuri 26, Isaro umuntu witeguye kugurisha byose, ibintu bimutandukanya no kuryoherwa na Kristo agashyira ku ruhande. Ukaba utakwanga umuntu atari uko wenda utanangana, ukavuga uti ibi bintu birambuza ubusabane bwanjye n'Imana. Ukaba utagira icyo upfa n'umuntu, ukavuga uti birambuza ubusabane, kumusubiza nabi biratuma ntakaza amasegonda y'ubusabane. Haleluya! kurya amafaranga atarayanjye biratuma ntakaza ubutunzi butagira akagero nabonye. Kubeshyaho gatoya biratuma mbitakaza. Abajene, haleluya! umunezero wa sexe w'umunota umwe uratuma mbitakaza, nkabyiyima kubera ubutunzi butagira akagero. Haleluya! iyo Imana yatubereye ubwo butunzi, ibindi bintu byose bigira agaciro gake. Abaheburayo 11:24-26, ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Nshuti zanjye, nkunda kubibabwira, ibinezeza by'ibyaha bibaho. Ibyaha bigira uburyohe, bigira inyungu muri iyi si. Ngo ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko guca uko bamuhora Kristo ari ubutunzi bwa bundi yabonye mu murima, ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Haleluya! iyo tubisoma tubijyana mu gihe cya kera cyaba Mose ntitubyumva cyane, ariko reka tubizane mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Umusore mwiza ugeze igihe cyo kuragwa ubukire bw'iwabo, akaba ari nk'umwana w'igikomangoma cyangwa umuprense cyangwa umwana uvuka mu rugo rw'abakire, ageze igihe cyo kubiragwa ngo byenjoyinge, yonjoyinga amafaranga. Amafaranga ntaryoha abantu b'Imana? Araryoha we, atuma dutembera tukajyaho dushaka, dukorera ibintu. Umusore ugeze muri icyo gihe agiye kubiragwa, agiye kugira ubutunzi yigengaho, adafite umuntu umutegeka hejuru ngo kora iki n'iki, ajya aho ashaka, akagura icyo ashaka, akagura imodoka zo hasi, akagura izo hejuru, akagura indege ashaka, hanyuma Imana igahinguka ikamubwira ngo si ibyo wagenewe. Mubizane mu buzima bwanyu. Wayibwira uti Imana tubyumvikaneho, tubisubiremo, twongere tubisubiremo.
Haleluya. Ibi ni byo Mose yasohowemo. Amen. Iyo tubisoma mu gitabo cyo Kuva ntitubyumva neza, ariko mu Baheburayo barabisobanuye. Yaravuze ngo ahisemo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ibinezeza by'ibyaha ni ibintu byose Imana itadushakamo. Imana yacu tugire neza. Ngo kuko yatekereje ko gutuka muhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo yaragiye kuragwa. Haleluya. Ntabwo yari umwana wa rubanda, yari umwana wakuriye mu nzu y'ibwami, utekerezwaho gusimbura umwami. Uyu mugabo yari yarabonye ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Ni ryari Imana idusohora mu bimenyerewe, ni ryari Imana idusohora mu kivunge ikatubwira ibintu by'umwihariko ikatabwira abandi. N'abantu bafashe ubu bwami bukababera ubutunzi. Iyo umaze gusoma iki gitabo cy'Abaheburayo ugasubira mu isezerano rya kera ukareba uburyo Imana yabanye na Mose, wavuga ngo koko Imana irarokonesa ikiguzi Mose yatakaje, irarokonesa ibyo Mose yigomye. Haleluya. Bagendanye urugendo ruryoshye, babanye mu buzima bukundanye. Wenda ntago turi basome nonaha, ariko uze gusoma mu gitabo cyo Kuva 33. Haleluya. Mose yabanye n'Imana neza, Mose yagiranye n'Imana ibihe bidasanzwe. Dusoma muri Bibiliya Mose azamuka ku musozi akamara iminsi 40. Bikeya mu byo twabwiye mu minsi 40 ni amategeko aya mbere, ayo yahawe bwa kabiri, ariko mu minsi 40 uvugana n'Imana mwenyine, mutekereza baravuganye ibintu bingana iki? Haleluya. Imana ntishobora kwirengagiza umuntu wafashe ubu bwami bukamubera ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Imana yarebaga ibyo Mose yigomye n'ibyo yasohotsemo, iravuga ngo nanjye nzakwiyereka. Bagiranye ubucuti bwimbitse kugeza igihe Mose atingiye kumubwira ngo ntudukure ino nutajyana natwe. Babanye nk'inshuti, babanye nk'abantu bavugana ibintu n'ibindi. Haleluya. Igihe kimwe Mose abwira Imana ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Haleluya. Imana ntiyabumuhisha. Iyo Imana ubu bwami bwatubereye ubutunzi butagira akagero, dusohoka mu bantu bamenyerewe. Mose yahise atandukanywa n'abantu b'igihe cye. Nta wundi muntu Imana yiyeretse nk'uko yiyeretse Mose, nta muntu wabanye nayo nk'uko yabanye nawe. Haleluya. Sinzi ibyo Henoki yakoze kugira ngo Imana imwimure, ariko ubwo nawe birahari. Uyu munsi nitugwiza inyota mu mitima yacu, ubu bwami bukatubera ubutunzi butagira akagero, turasohoka mu bimenyerewe. Haleluya. Turasohoka mu kumva Imana, twumva nabandi, turasohoka muri experiences zisanzwe zo kwicara mu materaniro tuvuga ngo twafashije tukagenda. Turaza kwinjira mu bihe byo kubana n'Imana iyo muri Bibiliya. Haleluya. Ibi bikoreka muri Bibiliya biraza gukoreka mu buzima bwacu. Icyampa ubwo bwami bukakubera ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Mose abwira Imana muri icyo gice cya 33:15 ngo Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. 17 ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya mu izina. Muzi amasengesho yacu adasubizwa uburyo ari menshi, muzi ibintu tuvugira imbere y'Imana tugategereza resultat tukazibura, ariko umva umuntu ufite ibyo wigomye, umva umuntu ubu bwami bwabereye ubutunzi butagira akagero. Imana iravuga ngo nicyo uvuze nacyo ndagikora. Mu yandi magambo nticyari muri gahunda, nticyari mu migambi, ariko kubera urukundo dukundanye nacyo ndagikora. Haleluya. Wari uzi ko ibyo bintu Imana ishobora kubibwira abantu buntu b'igihe cyacu, gatumuha icyubahiro. Haleluya. Ugira inyota igusohora mu bimenyerewe, igusohora mu bisanzwe, igusohora mu buzima bwo kubana n'Imana tutazi, tutabonye, tutazi ibyayo, tutasogonyeho akantu na gatoya k'umwuka. Twagarukiye aho abantu bafite amaso asanzwe bagarukira. Mureka tugwize inyota, twigira imbere, Imana iraza kutwiyereka. Haleluya. Haleluya. Abantu bose bakunze Imana by'umwihariko barimurwa bagasiga aba generation yabo hepfo yongiye mu kivunge. Muranyu bashiti z'Imana, nari mvuze ngo abantu bakunze Imana by'umwihariko. Twese turayikunda, ariko ntabwo tuyikunda by'umwihariko. Ikizakubwira ko utayikunda by'umwihariko nuko hari ibintu idakunda wowe uzakunda, nuko hari ibintu ikubuza ukanguka bikora, nuko hari ibintu uzi neza mu mutima wawe ko idakunda ukanguka bikora. Ariko iyo mwakundanye by'umwihariko ugenda ukuraho kimwe ugakuraho ikindi. Aho uhagaze ugahora wumva ntihahagije, ugahora ubyuka uvuga uti Imana nguhaye uyu munsi wanjye, ikintu cyose kitakuryohera ntigihagarare mu buzima bwanjye. Mana ndakwihaye ubuzima bwanjye bukunezeze kurusha uko bwakunesheje ku munsi w'ejo. Haleluya. Abantu bose bakundanye n'Imana by'umwihariko barimurwa bagatandukanywa na generation y'igihe cyabo. Itandukaniro riragaragara. Haleluya.
aba bantu kubana n'Imana birabaryohera kuruta ibindi bintu byose. Iyo turebye Zaburi ya 84:11 ni Zaburi ya bene Kora 84:11, harambwira ngo kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi, nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi, nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Iyo turebye muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo kumara umunsi umwe mu rugo rw'ingoro yawe bindutira kumara iminsi igihumbi ahandi hantu. Mana yanjye nahitamo kunambira, oh haleluya, kunambira ku muryango w'ingoro yawe aho gucumbika mu mazu y'abagome. Kuhanamba ikavuga cyangwa ntivuge, igakora cyangwa ntikore, ukabitegereza bikaza cyangwa ntibize, ariko akahanambira. Haleluya, ngo biramurutira kuba iminsi igihumbi ahandi. Nagize amahirwe yo kubona ahantu hamwe heza ku isi, si henshi ariko hari aho nabonye heza, ariko si henshi. Iyo umuntu yakundanye n'Imana, ibyiza by'iyi si arabireba akajya yumva nta kintu gishamaje kirimo. Kubana n'Imana bimurutira gutembera imijyi ikomeye y'iyi si. Ariko iyo tudakunda Imana cyane, ibyo by'isi byiza isi itanga biradutwara. Yesu ashimwe, haleluya. Iyo umuntu atarabisogongeraho, iyo umuntu atarabibonaho, yumva azabibasha. Ariko iyi si ifite ibintu byiza, ndababwiza ukuri, ifite ibinezeza bishobora gusindisha umukristo akibagirwa ko ari umukristo, akarara muri hoteli nziza y'igitangaza akumva biraryoshye kuruta kuba mu rusengero, agatembera mu bihugu byiza bitarimo ubukene, bitarimo ivumbi ry'iwacu, akumva biraryoshye. Ikikubwira ko ibyo bihugu bishobora kumurutira kubana n'Imana nuko ashobora kubeshya, agahimba impapuro mpimbano, agahimba amazina atariyo, akavuga ko ahunze ntacyo ahunze kugira ngo ajye kubibamo. Ibyo bihugu byamurutiye kubana n'Imana. Imana yacu tugirira ubuntu, haleluya. Ariko bene Kora baravuga ngo kumara umunsi umwe mu rugo rw'ingoro yawe bindutira kumara iminsi igihumbi ahandi hantu. Mana yanjye nahitamo kunambira ku muryango w'ingoro yawe aho gucumbika muri ayo mazu meza yose. Haleluya. Icyama ubutunzi bukakubera ubwa mbere, ndakubwiza ukuri ntabwo icyaha cyaguherana, ntabwo wacumura rimwe kabiri ngo wiyongeze. Umuntu ugwa mu cyaha agasamba neza akongera agasambana, nuko ubutunzi butamurutiye uburyoha akura mu busambanyi. Yesu ashimwe, haleluya. Abantu Imana isohora mu bimenyerewe ni abantu bakundanye n'Imana. Imana ikabarutira ibintu byose biryoshye bigeze gusogongera. Imana ikabarutira aya mafaranga twirukangaho. Imana ikabarutira gutura mu mazu meza no kugenda mu modoka meza. Icyaduha abantu bagwije gukundana n'Imana muri iyi myaka turimo. Haleluya, haleluya. Icyatumye ba Daniyeli bashobora gusiga ubwami, mwibuke ko Daniyeli yagiye kunagwa mu mwobo w'intare. Daniyeli atari umutindi, Daniyeli atari umukene. Haleluya. Hari igihe twakennye cyangwa ibibazo byatwishe tuvuga ngo uzaza ryari mucunguzi. Hari igihe dukumbuzwa ijuru n'ibibazo bidutuze. Bijya bibaho ijoro ryagukomere kumva Imana yahitiza mukigendera. Ariko ari uko ijoro ryakomeye uri mu bwami nka Daniyeli, udashonje, utwaye ibihugu birenga 120, utonnye ku mwami, uri uwa kabiri ku mwami utegetse ibihugu bikomeye, udakennye, udashonje, ufite abantu bakuririmbira nijoro, urara heza. Ari akantu koroshye kukuvuga uti Imana ndareka kugusenga, tubiziranye n'undi urabizi ko ngukunda, reka mbireka gusenga ndebe ko iyi minsi yatambuka, nyuma y'iminsi 30 nzagusenge. Icyatumye ba Daniyeli asiga ibyo bintu by'icyubahiro akabona imbaraga zinjira mu rwobo rw'intare, azi neza ko ziri bumurye, kuko mwibuka ko yari umutware. Urwo rwobo ntabwo rwacuka uwo munsi, rwari rumazemo iminsi. Yarazi amakuru yarwo, yarazi abandi bantu bariwe n'intare, yamanutse abizi neza ko ziri bumurye. Kuko
uko ubu butunzi bwo kubana n'Imana bwamurutiye ubundi butunzi. Nizo mbaraga zasunikira umuntu kwemera kwinjira mu rwobo rw'intare. Nizi mbaraga nta kindi. Ubwami bw'Imana bwamurutiye icyubahiro afite i Babuloni, bwamurutiye ubutunzi ahafite, bwamurutiye izina ahafite. Aremera aramanuka atazi icyo kiri bube. Haleluya. Aba basore ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, imbaraga zibinjiza mu muriro bakabyemera, nta kindi nuko kubana n'Imana bibarutira ubusore bwabo. Ariko uzi kubura umusore ufite n'amafaranga. Abantu benshi bayabona bashaje ntibabashe kuyenjoyinga, ariko kuyabona ukiri umusore ufite amagara mazima, terura ibyuma, wiha icyo ushaka. Imodoka seri 2020, muzi ko imodoka bajya basohora umwaka utaragera, seri 20 ukabura yifite, ufite yindi yo hasi cyane, ufite indi yo hejuru, ushobora kubyiha ukavuga ngo aho kugira ngo mpfukamire iki kigirwamana, ndasiga ubu butunzi n'iki cyubahiro, ndemera njye mu muriro. Izo mbaraga nta kindi nuko aba bantu ubukristo bwabo butandukanye n'ubwacu. Babonye ubutunzi butagira akagero, baragenda bagurisha ibindi. Ariko ubukristo bw'uyu munsi ntabwo bwatubereye ubutunzi butagira akagero. Ni akantu ko kwifashisha kadutabara mu bihe by'ibibazo. Twagorwa Kristo akadutabara, twagira ingorane akadutabara, byaba byakemutse tukimenya. Nabireke tubyikemurire, tuzi no kubikora neza. Imana idutabare, itugarure mu iyi nyota. Haleluya. Iduhagurukiriza abahungu n'abakobwa bafite inyota. Babonye ubu butunzi bukababera nk'izahabu, bakayitwikira kugira ngo atagira ikisi kibutwara, bakayitwikira kugira ngo atagira abagore n'abagabo b'inzaduka babitwara. Haleluya. Nta zindi mbaraga zashoboza umuntu kubana n'Imana neza muri iki gihe. Iyo Imana igize amahirwe rero ikabona umuntu ufite umutima umeze gutyo, izakorana nawe ibidasanzwe. Nusoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugeza mu byahishuwe, abantu bose bakoranye n'Imana ibintu bitamenyerewe, n'abantu bari bafite umutima. Haleluya. N'abantu ubu bwami bwari bwarababereye igitangaza. Amen. Aba bantu byanze bikunze isi zabanga. Urukundo bakunda Imana ruzapimwa. Satani ntabwo azakwangira ko hari ibintu byashaka gutwara gusa, azano guhora kukunda Imana. Benshi murabizi mwakijijwe, ukikubitwaho n'ibigeragezo bitigeze bikikubitaho uri umupagani, ukikubitwaho n'ibibazo bitigeze bikugeraho wibereye umupagani, kibaza ariko si Imana kwikurikira ko mbona ari ibibazo. Urukundo ukunda Imana ruzapimwa, ruzapimwa n'impande zombi. Satani azakurega avuga ati Imana mukoreho gatoyere ko atakwihakana. Imana nayo izatestinga ivuge ngo si n'umugabo wo kwizerwa, ese tuzabana ibihe byose, ese namusukamwe imbaraga zanjye, ese natunga ntazamvaho, reka mukenesheho gatoya ndebe ko adatuka izina ryanjye, reka nemere iki kintu kimugeraho gatoya ndebe ko atabivamo. Haleluya. Mu byahishuwe igice cya mbere murongo wa 9 kugeza kuri 11, Yohana yarabivuze, aravuga ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Kristo. Bamuhora ko yibye, bamuhora ko yavutse nabi, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, ikibono cyandike mu gitabo, ucyohereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya, na bya bindi byose yakomeje kubona hepfo. Haleluya. Icyo nifuza kuvuga, uyu mugabo Yohana urimo kwandika watubwiye aya mabanga y'ibyo dusangiye, kandi ni nako kuri dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Yari yatawe ku kirwa, bamuhora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ntibyamubuza kuba mu mwuka, ntibyamunamura ngo anamuke agera ahantu atumva ijwi ry'Imana. Uzarebe gato y'ibintu wari witeze ku Mana bitabaye, uzarebe iki umutima wawe uvuga. Kubagerageza kwihangana habwo tutabivuga ku munwa, ariko mu mutima ukabwira Imana atari ko Mana koko nuko ngenje, niba umpembye
Yohana ntigeze yitotomba namba, yarakomeje aba mu mwuka, yumva ijwi ry'Imana. Imana imubwira ibyo agomba gukora, imubwira bagomba kwandikira. Sinigeze mbona Yohana yitotomba ngo avuge ngo nandika ibiki, ko n'impamvu ndahangara uko naguhowe. Reka da, arababaye, aratereranywe. Abo batangiranye urugendo benshi barishwe, barashize, ariko iby'ubu bwami yabisobanukiwe neza. Yaravuze ngo harimo ubwami, harimo n'amakuba, harimo no kwihangana. Haleluya. N'abagabo bakunze Imana ku buryo Imana idashobora kubaturanya n'abantu basanzwe, igomba kubahereza ibintu bidasanzwe bibasohora mu kivungi. Haleluya. Yohana amaze kwiyumvirira ijwi, mwibuka ko yari yarabonye Kristo azuka, yari yaramubonye asubira mu ijuru, hari ibintu byinshi yari yarabonye, ariko amaze kwiyumvirira ijwi, yumvise amazi menshi, ijwi rivuga nk'amazi menshi, yumvise ibindi bivuga nk'inkuba, abonye igitereko cy'amatabaza, abonye na Kristo ahagaze. Ntago Yohane iyi experience wari buyisibe mu mutwe we ngo umubwire ngo Yohani we ngo Yesu ntago azagaruka gutwara itorero. Impamvu dufite intege nkeya, impamvu tutazi iby'ijuru n'iby'umuriro tubigendamo bukeya, nuko tutarigira experience personnel n'Imana. Haleluya. Imana yakweretse ibi bintu, ntabwo washidikanya iby'uru rugendo. Wajya ugenda usiganwa, wajya uvuga ngo umwami w'abarantegereje, naramubonye, naramwiboneye akeneje umushumi w'izahabu, naramwiboneye afite umutwe ushaje kuko na Yohana yari ashaje, naramwiboneye yambaye ikanzu, nabonye igitereko cy'amatabaza, narabyibone. Niyumvira ijwi ritari iry'abantu. Ibyo bintu iyo byatubayeho, intege nkeya zirarangira mu buzima bwacu. Haleluya. Reka duheze icyubahiro. Reka ufatanye nanjye kwifuza gusohoka mu bimenyerewe, kwifuza gusohoka mu bukristo busanzwe, kuko Imana yacu ntigeze ihinduka, ni twebwe twahindutse. Reka ubu bwami bwongere butubere ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Iyo bwakubereye ubutunzi butagira akagero, amakuba ntagukanga. Ngitangira urugendo rw'agakiza, nari nzi ko Imana izagenda inyongeraho ibyiza hejuru y'ibindi. Nawe niko wari ubizi? Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya. Ukabutegereza ubwiza bujya mu bundi ukabubura, bikabanza bigashiraho. Nibyo wari wubatseho bigashiraho, n'ibyiringiro byawe bigashira, ugasigara umeze nk'aho ubwenge bwavuye ku gihe. Ukakivuga ariko ninjye ufite ikibazo, nabwirijwe nabi, senga nabi. Umuntu wese ukurikira Imana mu kuri aca muri ako gahe. Ushaka igisubizo mu bantu ntukibone, ukihana, ibyaha byose bigashira, ukihana n'iby'abasogokuruza, ugasenga ya Daniyeli, ugasenga ya Ezira, byose akagahe k'amakuba. Ndabizi nitugakunda, nanjye ukababwira singakunda, ariko buri level yo kubona Imana hari agahe k'amakuba kayibitsemo, kazapima ubwizerwe bwawe. Imana ikareba ese turakomezanya urugendo cyangwa iyi level niyo yagarukiraho, iri bukurikiraho ntari buyibashe. Nukunda Imana cyane, ibintu uko ari bitatu uzahura nabyo: amakuba n'ubwami no kwihangana. Haleluya. Yohana yaciye mu makuba, yaciye no mu bwami mu gihe cyo kuganza, kugendana na Yesu ukora ibitangaza. Mwibuke ko bari inshuti, barakundanaga. Abandi bigishwa bajyaga bamuca ba Petero mutubarize. Igihe cyo kuganza, igihe amasengesho yose asubizwa, igihe ubutabazi bw'Imana bugaragara mu buzima bwacu. Ariko nabyo bizanwa no kwegerana n'Imana, hari n'abatabicamo. Igihe cyo kwihangana, amaze kumenyana n'Imana neza, arimo aratotezwa, ariko ntabwo ari bubiveho, kubera ko ubu bwami bwamubereye ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Abantu bafite uyu mutima nibo bonyine basohoka mu bimenyerewe. Numva mpaze ubukristo busanzwe, numva mpaze ubukristo butandukanye nubwo dusoma muri Bibiliya. Icyama nawe ukagira iyo nyota ikakwirira mu mutima wawe. Haleluya. Iyo umuntu yabihaze, bimutera gusenga nta muntu umusengesheje. Ntabwo ategereza ko itorero ritangaza amasengesho, aho urashaka Mana, ndashaka ikindi kintu gitandukanye n'icyo nakubonyeho. Mana, ndashaka kumenya ku rundi rwego. Mana, hari agace gatoya nabonye, ariko ndashaka kandi gace. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Iyi Zaburi ya 37 umurongo wa 4 ivuga ngo wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Kwishimira Uwiteka ni iki?
ni ukunezezwa n'Imana tutarongeraho ibindi bintu, tutarongeraho ibyo iduha, tutarongeraho ibyo dukorera. Simvuga ko ibyo bintu itadukorera kandi turanabikwiriye kandi ntizabura no kubiduha. Haleluya. Ni ibyacu, ni twebwe ibibiki, nta kibimaza mu ijuru. Nta bagore ikeneye mu ijuru bo kurongora no kurongorwa, nta mamodoka, nta mazu, ni ibyacu. Ariko kwishimira Uwiteka ni ukunezezwa n'Imana ubwayo, kuba naramenywe nayo, nkamenyana nayo, izina ryanjye rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Kuba narababariwe njyewe rutansi ngakurwaho nari kurimbuka, nkababarirwa nkaba ndi umwana w'Imana, ibyo bikanshimisha. Ntaragerekaho kuba narabyaye, ntaragerekaho kuba mfite umugabo, ntaragerekaho. Kwishimira Uwiteka ni ibingibi, kandi wishimira Uwiteka. Iyo uyu mutima Uwiteka yawonye, wishimiye Uwiteka, ataragerekaho ibindi adukorera, ntazabura kuguha ibyo umutima wawe usaba. Haleluya. Uyu muntu ataraba gusenga nuko kuhagera bigoye, ariko uyu muntu ataraba gusenga Uwiteka arasubiza. Babanye umubano utari uw'ikivunge, utari uwa rusange. Haleluya. Aba bantu bishimiye Uwiteka akababera ibyishimo, ni ba bandi Imana ishobora kuvuga nk'uko yabwiye Mose, akavuga ngo n'icyo usabye ndagikora, n'icyo uvuze ndagikora, n'ibyo utaravuga ndabikora, ibikubereye byose ndabizi. Oh haleluya. Iyo Uwiteka yakubereye umunezero, nicyo cyatumye ba Stefano batabasha kumva amabuye barimo baterwa. Stefano yari umusore kimwe natwe, ufite umubiri kimwe natwe. Imbaraga zituma Stefano bamutera ibuye ntabasubize, ntabatuke kuri ba nyina. Umuntu yari yakora ikintu ubukristo bwose bukagushiramo. Nge ndimo ndarwana n'uburakari, nifuza kutarakara na gato. Ntago ndakara umwanya munini, ariko ndarakara. Nkajya nkumva uburakari burazamutse, ariko kweri utanze vraiment nuko ngenje akantu gato tu umuntu anyuranyije nawe. Haleluya. Impamvu Stefano atumvaga amabuye ngo asubize ayongera abatuke, nuko Uwiteka yari yamubereye ibyishimo, Uwiteka yari yamubereye umunezero. Baramutera amabuye kugira ngo yumve ibitutsi, kugira ngo yumve amagambo mabi, ngo akabona ijuru rikingutse. Aba bantu basenga Imana nk'iyo dusenga. Mwebwe ntago bibatera ishyari, bakurikiye Imana nk'iyo twakurikiye. Iyi Mana yabo niyo Mana tugendana nayo uyu munsi. Akantu gato aho kubona ijuru hitubona kuzimu. Ni gute bamutera ijuru ibuye akabona ijuru? Ni gute abantu bamutuka akabona ijuru rikingutse? Twebwe batwirukana ku kazi, cyangwa umuntu yakuvuga ku kazi kuzimu yose akaba ari ubona. Nta n'umuntu waguteye ibuye, nta n'umuntu urimo kukwica. Urupfu rw'amabuye mu rwumve rumeze nk'urwo muri jenoside. Barakwica wumva, si isasu ngo urapfuye birarangiye. Burya abakristo bamwe isasu dushobora kuryihanganira, pafu nyine. Ibuye rya mbere sinzi aho ryafashe, rya kabiri sinzi aho ryafashe, sinzi. Amabuye barayamutera, ntiyakwivuguruza n'umunota wa rimwe, ngo bamurebye mu maso ngo babona arasanga n'amarayika. Haleluya. Nuvuga ngo nta muhanyari, nta mujinya, afite ibineza neza bataza harimo akura. Aba bantu turasenga Imana imwe, twakurikiye Imana imwe. Reka ubu bwami butagize ikindi bugerekwaho. Reka Uwiteka wenyine ataragerekaho ikindi azaguha, umwishimire wenyine, bikubera ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo, mu rwandiko rw'Abaheburayo 11, ugasoma za ntwari zo kwizera, nta rindi banga, nta cyatumaga ngo bamwe babakereye n'inkezo. Gukerera, ayiwe, urukezo rwanda ruteba igiti, ugakerera ingingo imwe ugakerera iyindi, ariko bapfa batabivuyemo. Ngo barebaga amasezerano hakurya, bamwe bapfa batayagezemo. Bamwe bwenda bari barabwira tuzabanza ushake, Imana izaguha umugabo. Bari bafite amasezerano nk'ayandi dufite. Imana izaguha umugore, Imana izakubakira inzu, Imana disi izakujyana muri Canada, Imana izakujyana muri Amerika, Imana uzakora masters, uzakora. Bari bagifite amasezerano, bapfa batayagezemo, ariko ntibanamuka, ntibabivamo. Haleluya. Imana idutabare, itugwirize inyota, twongere kubona muri iki kinyejana cyacu abakristo bameze barya. Iyo Imana ibabonye ibasohora mu kivunge, bazatandukana byanze bikunze nabo urubyaro rwabo. Imana izabakoresha imirimo dutangare. Imana izababwira ubwiru, itabwira ikivunge. Haleluya. Iyo ubu bwami kandi bwatubereye ubutunzi butagira akagero, inyota y'Imana ntishira muri twebwe.
hari igihe abantu bakunda impano kuruta Imana. Wahanuraho gatoya inyota yo gushaka Imana ukayibura, wabwirizaho gatoya nk'uko ndimo mbwiriza inyota yo gushaka Imana igashira. Tugakunda impano kuruta Imana. Reka Imana itugirire ubuntu. Ya magambo yo muri Zaburi ya 42 nanone ya bene Kora yavuze ngo umutima wanjye urahagira nkuko imarakazi yahagira ishaka amazi, niko umutima wanjye umeze. Tekereza ibintu ukunda ujya wahagizwa no kujya gushaka kuruta gushaka Imana. Tekereza ibintu bikwihutisha. Arsenal iratangiye yenda kererewe, ntukererwaho n'umunota n'umwe kuri ya minota 90 y'umupira, ariko amateraniro uyinjiramo bari hafi gusoza, atari impamvu z'akazi. Bafite impamvu z'akazi birumvikana. Tekereza bya bintu bigukurura, bwabona abakunda umupira nkatwe tutazi iby'imipira naho iva naho ijya ntibyadukurura, ariko nawe ufite ibindi bigukurura. Tekereza cyo kintu gigukurura cyane kikakwihutisha, ariko inzira z'igisiyoni kwihutiraho Imana iri tukabigendamo bukeya. Iminsi y'amasengesho twe twaragennye mu ijuru barabivivuye, bakavuga ngo kuwa gatandatu rutanze azirirwa mu cyumba, abamarayika barabaye deployed bahagaze bantegereje ko nza kuvugana n'ijuru. Kuwa gatandatu anniversaire ya murumuna wanjye kaba ngahita mbivamo. Tekereza amarandevu y'Imana twica. Tekereza ibintu tugomba kubanamo n'Imana duhindura. Umugore akifata akavuga ngo inweri zirashaje, ntabwo ndi bujye mu materaniro. Inweri ntabwo mbabwiye ngo mwiyogosheshe nkanjye, ariko kameme shyira ku munzani. Zigirira umwanya, ariko umwanya w'Imana wipfa ku kantu gato. Randevu zikomeye n'abakomeye ko tutazica, ko tugerayo habura iminota. Ubu bwami nibutubera ubutunzi butagira akagero, ntabwo tuzaburira umwanya. Uzaba uri kwizamu ari kuri musenga, uzaba uri muri computer ari kuvugana n'Imana, uzaba uri mu kazi utwaye imodoka ari kuvugana n'Imana, uzaba uri aho uriho hose ariko connecte n'ijuru. Ntabwo uzaburira Imana umwanya. Ibibazo by'isi ntabwo bizakubasha. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Mwumva ibanga ryo kubona ibyo dushaka ku Mana. Ibyiza dushaka ku Mana ni byinshi. Ibyo nshakira abana banjye ni byinshi, bimwe ndabizi ibindi ntabyo nzi. Ibyo nshakira urugo rwanjye ni byinshi, bimwe ndabizi ibindi ntabyo nzi. Ibyo nshakira ubuzima bwanjye ni byinshi, bimwe ndabizi ntabyo nzi. Ariko Zaburi ya 84 murongo wa 12 irambwira ngo Uwiteka ntazagira icyiza yima bagenda batunganya. Haleluya. Kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima bagenda batunganya. Umva ibanga ryo kubona ibyiza dukwiriye n'ukwiyemeza kugenda utunganya. Haleluya. Icyo wamenye kidakwiriye ukagikura ku buzima bwawe. Umunsi kuwundi ukumva ushaka gutunganira Imana kuruta uko watunganye ku munsi w'ejo, kuko ntazagira icyiza yima bagenda batunganya. Erega hari ibyiza bigukwiriye utanazi, utanasengera, utanazi ko bigukwiriye. Hari ibindi byiza Imana yanditse ku buzima bwawe utanazi, utaranamenya. Iyo dusenze tugarukiriza bugufi, ya Mana nyihera inzu Kacyiru, Mana nyihera inzu Nyarutarama, Mana nyihera akamodoka ngiye ku kazi, tugarukiriza aho ngaho. Mana nyihera umugabo azapfa ko ari umugabo, azapfa ko ari umugabo. Pole sana. Tukagarukiriza bugufi. Ariko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ntazagira icyiza yima bagenda batunganya. Kugira ngo rero singire ibyiza byose Imana yangeneye, inzira iroroshye no kugenda ntunganya. Haleluya. Ikintu namenye ko kidakwiriye nkagikura mu buzima bwanjye. Iyo umuntu afite inyota, reka ndangize, nta cyaha kizamugumana. Nkubwira iki kintu ariko ukomeze unkundi. Hari igihe tuvuga ngo iki cyaha cyarananiye. Ntabwo ari wowe mvuga, ndavuga abantu muri rusange. Haleluya. Utaba hari icyo wambwiye ukagira ngo niwe mvuga. Hari igihe tuvuga ngo iki cyaha cyarananiye, ariko reka nkubwire nuko utaracyanga urwango rwose. Iyo wacyanze urwango uragishobora. Haleluya. Iyo tuvuga ngo sinabasha gusenga ibi n'ibi, iyo inyota y'Imana yagwiriye uriyiriza bigakunda, uva mu bantu bigakunda, urara ijoro gakesha bigakunda, kuko hari umucyo mukeya w'Imana uba wabonye ukavuga uti ndashaka kureba hakurya y'uyu mucyo, ndashaka kureba biriya bintu Yohana yabonye, ndashaka Imana yimuye Henoki, ndashaka Imana yavuganye na Mose. Iyo hari akantu gato wabonye wigira imbere bigakunda. Impamvu kigwa mu cyaha ukongera ukagwa mu kindi nuko ubu butunzi, ubu bwami butarakubera ubutunzi butagira akagero, butagira igipimo.
ubu bwami nibukubera ubutunzi uzasenga kugeza icyaha kikuviriyeho. Haleluya. Uziyiriza uvuga uti Imana nzemera mpfe ariko uyu mugozi w'ubusambanyi ucike, nzemera mpfe ariko izi nzangano n'amashyari zinyinjirira zimvemo burundu. Umuntu arabikora, Imana ikamushyigikira bigakunda. Haleluya. Umwami Imana tugire neza, Umwami Imana duhe umugisha. Tugiye gusenga, murakoze kwihangana tukarenzaho iminota mike. Gusohoka mu bimenyerewe, reka duhaguruke dusenga Imana. Niki kiri budusohore mu bimenyerewe? Nuko ubu bwami bwatubera ubutunzi burutundi butunzi bwose dushaka kuri iyi si. Ukabushaka, ugakora, ugatera imbere, ukagerageza, ariko mu mutima wawe hihariwe n'Imana. Uri umuntu mubiziranyeho nayo, uri umuntu Imana yizeye ikavuga ati uriya nubwo yajya hehe ntazamvaho, nta kantu kari bugabanuke, arambonera umwanya. Tubiziranyeho. Imana itugwiriza inyota kugira ngo tube muri aba bantu basohorwa mu bimenyerewe. Umuntu udafite inyota ntajya asohoka mu bimenyerewe, ahora mu bisanzwe. Ntashakisha kumva ijwi ry'Imana, ntashakisha Imana yo muri Bibiliya. Yaranyuzwe, anyuzwe no gukora umurimo usanzwe, anyuzwe no kubwiriza, anyuzwe no gukora protokole, anyuzwe no guterana, ariko ibyo ntibihagije. Niba Imana dusoma muri Bibiliya, niba Imana yahaye ba Stefano, ba Yohana imbaraga, niba Imana yageranye na Mose ari umuntu nkatwe ikamwiyereka, ariyo Mana dusenga. Nimuze dusaba Imana itugwiriza inyota, tuvuge ngo Mana ndashaka gusohoka mu bimenyerewe, Mana ndagushaka. Reka dusenge hanyuma dutahe. Imana ibahe umugisha. Data, iyo umugoroba wongeye udutumaho utubwira ko hari ibindi bihe abantu basohoka mu bimenyerewe, utubwira neza ko bishoboka. Abantu bambaye inyama n'amaraso nkatwe babibayemo. Henoki yakundanye nawe uramwimura. Mose yakubwiye ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uramubwira ngo ubonye mu maso ntiwabaho, ariko ndaza kugushyira ahantu mu rutare, urambona mu mugongo. Baganiraga nk'uko inshuti ziganira. Yazamuka ku musozi akamara iminsi 40 avugana n'Imana. Ibyo bihishwe amaso yacu ntituzi n'ibyo bavuganye, ariko Mwami turagushaka. Turashaka Imana ifatika. Imana yari mu buzima bwa Stefano bigatuma bamutera amabuye, ijuru rikamukingukira, mu maso ye hagasa nk'amarayika. Izo mbaraga yazikuraga hehe? Ko natwe ari umugabane wacu. Tugarukeho Mwami, suka inyota mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, suka inyota kuri iki gicaniro, suka inyota ku babishaka badukurikira hirya no hino. Tugarure Mwami mu byo twari twararangariyemo, abari baranyuzwa twumva twaragezeyo. Tugarure Mwami, tugarure mu inyota. Turagushaka kukuriho, turifuza gusohoka mu bimenyerewe, turifuza gutandukanywa n'abantu bo muri generasiyo yacu. Tugira ibintu uyu mugoroba Mwami, ndakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, herekeresha ijambo ryawe iyi nyota. Gira umuhungu yisukamo hano hantu, gira umukobwa yisukamo, gira uzayisukamo uzadukurikira Mwami hirya no hino. Gira usuka mu inyota Mwami, ngo ijambo ryawe ntabwo rimanukira ubusa, nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka. Iyo wohereje ijambo ngo rikora icyo waritumye gukora, hagurutse ingabo muri iki gihe cyacu, hagurutse abagore n'abagabo, hagurutse abasore n'inkumi badafashwe n'iby'isi, bagushaka, batanyuzwe n'aho bahagaze, batanyuzwe n'ibyo bamaze kukubona, batanyuzwe n'ibyo umaze kubakoresha, bashaka ubundi bwiru n'undi mwihariko hamwe nawe Mwami. Turi hano Mwami, udushoboze. Inyota y'isi sibike, inyota yo kubana n'abantu igabanuke, tubijyemo kuko biri ngombwa, ariko wiharira imitima yacu Mwami. Turakwemereye, turakwemereye. Ega ni twebwe wifuza, ntabwo ari abamarayika bafite ibyabo bashinzwe. Ni twebwe abana bawe wifuza kwihishurira. Ngirira ubuntu Mwami muri iyi myaka, umpe kurebesha amaso yanjye ibyo bihe, umpe kurebesha abahungu n'abakobwa batuye muri ibyo bihe, umpe kubona abagore n'abagabo batuye muri ibyo bihe, bari buzana itandukaniro muri iyi generasiyo duhagazemo. Ngirira ubuntu mukunzi mwiza. Urakoze Mwami w'abami, turakoze ko wabanye natwe, urakoze kubwo abahungu bawe n'abakobwa wakuye mu nshingano no mu mirimo itandukanye bakaza kuba kuri iki gicaniro. Nubaha umugisha, ubiyereke,
ubane n'imiryango yabo, ushyira inzira aho zitari, ubaremera amashimwe mashyashya, ubaye kurangiza uyu mwaka bikoreye amashimwe kandi imitima yabo yiharirwe nawe Mwami. Mpesheje umugisha buri muntu wese wakoze umurimo hano hantu, mpesheje umugisha abana bawe Mwami bahaba kugira ngo igicaniro ntikizime, mpesheje umugisha bakora imirimo igaragara n'itagaragara, bose nibahabwa umugisha. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ikimenyetso cyawe kineza kigaragare ku buzima bwacu. Turakwereka iriya gahunda y'amasengesho Mwami yo mu cyumweru gitaha, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, uzaduhe kubona ubwiza bwawe hano hantu. Uzabane natwe, uzabane n'abakozi bawe bazakora imirimo itandukanye, ntazaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rizashyirwe hejuru. Ngaho ugendana natwe iri joro Mwami, tukubone iri joro, tukumve, utubyutse mu bicuku, twiherane nawe, maze utwemerere ijuru ridukingukire. Bavuganire Mwami aho bakeneye kuvuganirwa, barwanirire Mwami aho bakeneye kurwanirirwa nawe, aho amaboko yabo adashoboye bibashoborere, kuko witwishobora byose. Urakoze Data, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abahe umugisha, abagire neza. Reka dutahane amahoro ya Kristo.